Yes, tuguhaye ikaze kuri Iracyakora Official TV. Amazina yanjye ni Isabelle Christian cyangwa se Misha w'u Rwanda. Twagira ngo nawe ubwire abadukurikiye. Mwakoze cyane, nanjye nitwa Pastor Egide. Pastor Egide, mbere yuko dukomeza n'ibindi bintu byose, reka dutangire dusenga ariko tubifashijwemo nawe. Kuba Imana dusenge. Data mwiza, tugushimiye umwanya mwiza twinjiyemo wo kuganira. Turakwinjize kugira ngo ururukewe mu ruhande rwacu kandi twungure ubwenge mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor, yego. Mu buzima busanzwe mwari murabaye? Mu buzima busanzwe turaho, turashima Imana. Ni amahoro. Amahoro. Yego. Twagize amatsiko, turavuga ngo ariko tukwiye kongera tukagutumira. Twamara kugutumira tukakubaza ikibazo, harimo njye ndakibaza, harimo n'abandi bandi bakibaza ku ruhande. Ariko nanjye reka mbaze nanibariza. Uduhe igisubizo, wenda utuze no kuduha n'inama kuri bamwe bitewe n'uko uze kucyumva. Nashaka kugira ngo mubaze ni ukubera iki bamwe mu bana, impamvu mvuga ngo bamwe mu bana ni kugira ngo bataza kumvikana ko ari abana bose. Bamwe mu bana baba bamwe mu bashumba, ubwo nabwo ntabwo mvuze abashumba bose, baba bamwe mu bashumba tubasangana imyitwarire itari myiza. Rimwe na rimwe utatinya kuvuga ko bamwe aba ari n'idisipurine biterwa n'iki? Ntabwo nabyemeza, kimwe n'uko ntabihakana. Yego. Kubera ko abanyarwanda nibo baciye umugani neza, bavuga ngo umukobwa. Waba wifuza kugurisha inzu cyangwa se kuyigura? Waba wifuza kugura ikibanza cyangwa kukigurisha? Waba wifuza kugura isambu yo guhingamo, yo kororeramo cyangwa kuyigurisha? U&I Cycle Creativity of Rwanda ikubereye igisubizo. Mu budasa bwacu kandi U&I Creativity of Rwanda bagufitiye hotezi b'amarangi, abanjeniyeri babigize umwuga, bubaka inzu kuva muri fondasiyo kugeza irangiye n'amafinisage. Wabishaka na U&I Creativity of Rwanda bagushyiramo n'ibikoresho nk'amamatera, intebe nziza cyane, ibitanda, utubati, bikorane bakabitunganya neza mu buryo bugezweho. U&I kandi yabaye ubukombe hamwe n'abahanga bafite bibitseho mu gutunganya ibijyanye na installation y'amazi, installation y'umuriro. Uramutse ubakeneye nomero ngizi cyangwa se ubasange bakorera mu mujyi wa Rwamagana, cyangwa se uduhamagare kuri iyi nimero 0722673775 cyangwa ukatwandikira no kuri iyi nimero 0792079776. Izo numero zose ziri no kuri WhatsApp, cyangwa se ubandikire kuri iyi email ucreativityrwanda@gmail.com. Aba umwe agatukisha bose, bishatse kuvuga ko ashobora kuba wenda ari umwana umwe wabigaragaje cyangwa babiri, ariko bikaba byitirirwa abana bose b'iki b'abapasitori cyangwa se b'abakozi b'Imana batandukanye. Ariko icyo nabivugaho cya mbere ni ikindi iki. Impamvu wenda byagize ubukana cyangwa se byaba byamamaye cyane, buriya banza usobanukiwe n'umuntu witwa pasiteri cyangwa se undi mukozi w'Imana runaka. Ni ukuvuga ngo pasiteri ubundi ni muntu ki? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari igisobanuro nagiye gutanga wenda cyo kuvuga ngo pasitori ni muntu ki, ko twese tuzi inshingano z'umupasitori cyangwa se z'umukozi w'Imana mu rusengero. Wenda cyazaba ikiganiro ubutaha, ahubwo icyo nagiye kwivugiraho cyane ni iki ngiki. Pasitori cyangwa se undi mukozi w'Imana ni umuntu umenywa n'abantu benshi. Abantu benshi baba abasengera iwe cyangwa se abasengera n'ahandi cyane rwose baba bamuzi. Kuba rero bamuzi bivuze ngo n'umwana we arazwi, ni kimenywa na benshi. Abo bantu yego, kuba pasiteri azwi ni kimwe, yego, kuba umwana we azwi ni kimwe, ariko no kuba yaba wenda muri mu mvugo ngiye kubivugamo munyihanganire, kuba yaba ikirara ntabwo ni ikindi. Nyine ngeri icyo nashatse gusobanura igitiza umurindi wo kugira ngo bivugwe yuko abana b'abapasitori bagize gute bananiranye. Yego, mu by'ukuri bishobora kuba bitari ku rwego nk'urwo wowe ubifataho cyangwa se n'abandi babivuga atari urwego biriho, ahubwo mu by'ukuri bitewe n'uko wenda pasiteri yamamaye, yego mbyite gutyo, ahubwo bigatuma na wa mwana amenyekana, ariko bitavuze ko n'abandi bana bari hanze
badakora amakosa runaka cyangwa batagaragaza imyitwarire runaka ntabwo mbaburaniye. Icyo gishobora gutuma rero bya bintu bikura bigasaba bagira ahantu hose ngo abana b'abapasitoro bagize gute bananiwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu bakozi b'Imana naho hashobora kuba abigaragaza neza igihe bari mu nsengero, bagera mu ngo zabo cyangwa se bagera mu biturage batuyemo bakaba bagaragaza imico mibi cyangwa se bakaba bagaragarwaho n'ingeso runaka. Noneho wa mwana nawe akaba yabura uburere runaka. Bishatse kuvuga se ko abo bana bafite imico mibi cyangwa se badafite imico myiza, batagaragaza imyitwarire myiza muri sosiyete, aho bagaragara, aho babonwa. Bishatse kuvuga ko abo bana iyo myitwarire bayikura ku babyeyi, cyangwa se kuba ababyeyi babo bafite imyitwarire runaka idahura n'ibyo bavuga cyangwa ibyo bigisha, ariyo mpamvu itera abo bana kuba bakwigumura. Oya, ntabwo ari cyo nashatse kuvuga, ariko nawe wenda muri sosiyete ubayemo n'abandi bakurikirana wenda babayemo, twese turabizi ko niba mu rugo runaka harimo amakimbirane, umugabo atabanye neza n'umugore cyangwa se harimo utundi tubazo runaka, igikurikiraho ni iki? Igikurikiraho buriya n'abana baradusoma, barasoma ababyeyi babo. Igikurikiraho ni uko buri mwana ahinduka ikigenge mu rugo, kandi koko ntabwo waba watashye yego igicuku hanyuma ejo utanye inama ibwira umwana ngo ujye utaha kare, sibyo se? Cyangwa se ngo utahe ukubita uwo usanze mu rugo, wa mwana azumva ko kurwana ari iki, ari ibintu bisanzwe. Ariko wenda icyo gutaha kare n'urugero natanze ntabwo nashatse kugaragaza imyitwarire itari myiza wowe ushobora kugaragaza, waba uri umupasitoro, waba uri n'umubyeyi usanzwe. Imyitwarire ugaragaza mu rugo ishobora kuba impamvu y'uko umwana yakura afite imyitwarire itari myiza, cyangwa se yakura yigenga uburyo nyine umubyeyi yitwara. Ariko hari n'ibyo nanone umubyeyi akora mu nyungu z'abo bana bitagaragara nabi, ahubwo abana bakabifata nk'aho bakwiye kubigenderaho. Nk'icyo wari uvuze cyo gutaha wenda umuntu mu masaha wenda ya nyuma, bumva amasaha akuze, ariko ari mu nyungu zo kugira gute, zo gushakira abo bana ubuzima. Njyewe nabivuze nk'utanga urugero kugira ngo ngaragaze ngaragaze yuko hari impanuro cyangwa inama bigoye yuko wabwiriza umwana wawe kandi mu by'ukuri abona nawe zaragize gute, zarakunaniye. None ushobora no kutazimubwiriza, we akabireba akakwigiraho. Papa se we ko abigenza gutya, mama se ko abigenza gutya, akaba nawe yakwitira, nubwo atanakora n'ibyo ukora wowe, akaba yakwikorera noneho iki ibyo abwiwe n'abandi bana cyangwa se ibyo akopeye ku yindi mico tujya tureba ahantu hatandukanye. Icyo nacyo gishobora gutuma uwo mwana mu by'ukuri uwo mukozi w'Imana runaka yaba ikirara, igihe ibyo wigisha mu rusengero bitandukanye n'imyitwarire yo mu rugo. Uko ugaragara mu rusengero, mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo mbona. Ikindi nacyo gishobora kubitera rimwe na rimwe, hari igihe abakozi b'Imana bamwe baha umwanya munini amatorero cyangwa se insengero, noneho urugo bakarugenera umwanya mutoya. Sinzi icyo mvuze niba cyumvikanye. Uwo mwanya munini urusengero, ubwo ni inshingano. Uba mu nshingano cyane, ukibagirwa iki? Izindi nshingano zo mu rugo. Kandi zo mu rugo nizo zakagombye kuba iki? Izibanze. Nizo zakagombye kuba izibanze. Noneho ugashiduka mu rugo ntujye ubabonera iki? Umwanya. Niba utababonera umwanya rero, biroroshye ko abana nabo bazikora ibyo bagize gute, bashakiye. Ubwo ndimo ndavuga muri rusange. Icyo nacyo gishobora kujya gute, kuba cyaba impamvu. Ariko nanone ntabwo ari ku bakozi b'Imana gusa, no mu bandi babyeyi bisanzwe.
ariko impamvu njye navuze ku bakozi b'Imana nanjye si uko nyobewe ko no mu buzima busanzwe hari abana bananiranye ntabwo mbiyobewe n'abandi ntibabiyobewe ariko impamvu wowe uko ubyumva wowe urumva ngo kuba ari abana b'abakozi b'Imana bagombye kuba 100% nabo bagombye kuba kwanza nabo ari abanyamwuka ari abanyamuhamagara ari abaririmbyi ariko nabo banabihagazemo neza urumva bameze neza nyine ku buryo tuvuga tuti umwana wo kwa pasiteri wagiye witwara nkawe. Ikindi nacyo buragishobora kubitera Christian iki ngiki buriya abana hari igihe bakenera liberty kwisanzura birenze noneho rimwe akenshi ugasanga wenda akora imirimo mu itorero nk'uko bivuze aracuranga araririmba arakora protokole arakora amasuku n'ibindi byinshi bikorerwa mu nzu z'Imana zitandukanye noneho akabikora atari uko abikunze ahubwo akabikora ari nk'igitutu kimuriho nk'itegeko rigize gute rimuriho saa 12 musange mu rusengero yego saa 6 ahubwo we ageramo mbere kugira ngo ategurire iki abakristo urumva ariko akabikora atari umutima w'ishaka abikoze nk'ubihatwa nk'ubitegetswe ntabwo yigishijwe ngo amenye agaciro k'ibyo bintu n'inyungu bigize bite bimufitiye yego akumva ko ari kubikora kugira ngo afashe papa we cyangwa mama we urumva icyo gihe rero biroroshye ko wa mwana igihe azaba agize amahirwe kabyita amahirwe yo gucikaho gatoya ababyeyi be kwa ko cya gitsure ntabwo kimuriho yego azakora amabara urumva azajya muri za ngeso zose kugira ngo yumve uko abazi bamwe bameze yifatanye nabo kandi rega nabo ni abantu baba bafite ibigusha bibarangaza none bivuze ngo kudaha umwana liberite no kumwima liberite ariko akenshi ababyeyi babikora bumva ko ari inyungu z'abana yego ndabyumva ariko nanone wagombye kumusobanurira nguvuga ngo kuba ari inyungu z'abana birumvikana ahubwo kuba batarasobanukiwe ko ari inyungu zabo cyane nicyo kibazo kirimo nyine ubwo twavuze muri rusange turimo turashaka icyaba gituma aho iyo mvugo ikomeza gusakara hehe mu bantu ko abana bacu bagiye gute bananiranye nubwo njye ntemeranywa nawe kuko ntanjye nakubwiye ngo aba umwe agatukisha bose wowe impamvu utangiye utemeranywa nanjye ubwabawe baracyashobotse uya baranashobotse ariko mbiguhamiriza cyane sibyo kandi hari n'abandi nzi yego bashobotse ariko nanjye harabo nzi badashobotse igiha yego ariko tujya gukora igenzura wasanga abakeya aribo twavuga ko badashobotse abakeya abo bakeya rero badashobotse baramamaye kurusha abashobotse niyo mpamvu nyine twavuze impamvu bamamara nta yindi nuko pasiteri azwi n'abantu benshi urumva ni nk'uko bavuga ngo umwana wa generali runaka cyangwa se umwana wa minisitiri runaka byoroshye yuko uwo mwana kumenyekana mu gihugu urumva cyangwa se mu murenge runaka urumva na pasiteri rero nicyo ngicyo kibitera ntabwo ari ukuvuga ngo ni benshi birakabera ahubwo mu by'ukuri kubera ko uwo mwana nyine avuka mu bantu bazwi cyane niyo mpamvu nyine bita bigira navuga igipimo kiri hejuru ariko nta byacitse rwose abanjye none reka tugaruke kuri uru ruhande abaye yaraganirijwe mwana wanjye impamvu ukwiye kujya mu rusengero bizakurinda ibi bizaguhesha ibi gutya na gutya urumva akaganirizwa akabwirwa izo nyungu akajyayo ariko n'ubundi ya mico ikanga ikamuganza akagaragaza iyo myitwarire mibi aho haba havutsemo ikihe kibazo hari ikindi kintu ugomba kumenya buriya ugomba gusobanukirwa n'ikindi kivuga ko hari ubutunzi satani araharwanya sinzi niba wumvise icyo mvuze uvuga ngo buriya njyewe biroroshye yuko ushobora kuba ndi mu nzu y'Imana wenda n'umudamu wawe yego noneho
Satani akabona ko ntabwo ari bubashe kunyeganyeza ngo bikunde, bitewe n'uko nigishijwe, bitewe n'ijambo mfite muri njyewe, yego, bitewe n'intego mfite muri njyewe, kunyeganyeza bikamugora. Ariko agashaka aho yampera ambabazi, yego, akaba yakwinjirira mu mwana wanjye, kuko we imbaraga ngiye mfite ntabwo arizo uriya mwana agize gute afite, kandi uriya mwana niyamukubita hasi uko byagenda kose birangiraho iki? Ingaruka. Si byo se? Kuriya mwana hari uburyo njye nawe Imana yabyubatse, ikintu cyose kimubayeho kirangiraho ingaruka. Ni nk'uko ikintu kimbayeho nawe gishobora kumugiraho iki? Ingaruka. Yego, ubwo rero Satani akabona njye nta hantu ari bushoborere, yego, agahita agenda akisasira uriya mwana, kuko urumva ni umunyantege nke mu buryo bwo gusenga no mu buryo bw'ijambo hari ahataragera. Noneho yamara kumukubita hasi ntabwo ikigambira ari uko ari uriya mwana, ahubwo ikigambiriwe ni njyewe. Yego, ubwo yahoye muri make. Satani none yahoye kubera iki? Kwa kundi twaje imbere aha ngaha tukamunyeganyeza, tukamwirukana, aho twirukana abadayimoni nawe urabizi, si byo? Abarwayi bagakira. Ibyo ni ibintu biba mu nsengero zitandukanye, yego. Rero we ashobora kurakara akaza guhora, urumva, akaba yanyura hehe? Ngiye yabona atari bushobore, akaba yanyura hehe? Ku mwana. Byose birashoboka. Niyo mpamvu rero nabyo ababyeyi abadukurikirana nabyo bagomba kujya gute kubitekereza, ndetse bakabiha n'iki n'umwanya muri bo, kugira ngo bajye bahora basengera iki? Abana babo bahora n'imbaraga, bahora ari umuriro. Ibyo aho ngaho ubundi ubwo niba Satani ajya kurwanya umwana ashaka umubyeyi, yego, kuki birindira ko bishobora gufatwa ari ahantu nzi nongewe abana baho bose uko ari bane uretse umukobwa umwe bose barananira? Nyine ntabwo wanumvise neza, urumva, burya ntabwo bari abana, nubwo ntabwo mbazi, abo mbwiye bane ntabwo bananiranye buri munsi, byaje gake gake abanza umwe, yego, wenda ababyeyi bajya gute bararangara. Kurangara twabivuzemo, ashobora kurangara atari wowe wabiteye, yego, yagize inshingano nyinshi ku rusengero cyangwa ku itorero cyangwa se indi mirimo agize gute ashinzwe, bituma atabona umwanya wo kuba concentré mu rugo rwe, yego, hajyaho n'uwa kabiri, bikomeza gutyo birangira n'uwa kane yagize gute yagiyeho. Urumva, njye nuko mbibona, ntabwo mvuze ngo 100%, iyo biza kuba wenda bindiho, yego, najyaga kuvuga uko byagenze, ariko ushyize muri rusange usanga nabo mujye muganira kenshi, ibyo ari byo bishobora kuba iki? Impamvu yuko abana bashobora kuba bajya gute bananirana, bakananirana mu rugo, ndetse bigakura bikaba byageza n'aho bananirana na hehe no muri sosiyete, aho basanzwe babarizwa. Yego. Hanyuma noneho kuri icyo ngicyo, kuri iyo ngingo wenda turimo tugana dusatira n'umusozo, ni iki umubyeyi akwiye gukora wisanze muri iyi kesi? Umubyeyi ikintu cya mbere agomba gukora nta kindi, ni ukwemera yuko ibi bintu bibaho, akabanza akabitoza iki? Intekerezo ze, yego, kwanza umubyeyi agomba kubanza akabyemera we, akakira yuko abana ko bamunanira ni ibintu bishoboka, ni ibintu bibaho, ni ibintu byabayeho. Niba byarabayeho rero kuri bamwe, nawe byajya gute? Byamubaho, sibyo? Rero niba amaze kwishyiramo ko byajya gute byamubaho, hari ikintu agomba gukora. Ati ni iki? Yakora iki noneho? Icya mbere ugusenga cyane, kabiri, yego, guha umwanya famiye,
ariko gusenga bano bantu bitwirengeje ko n'ubundi mu buzima bwabo bwose hafi ya kimwe cya kabiri bakimara bari gusenga. Iyi miryango twavuze we ntabwo wanyumvise neza. Gusenga icyo nshimye ni uko we abyumvise cyane. Wenda we ntabwo uri kubyumva cyane ariko wabyumvise cyane. Gusenga ni ugusengera abana. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko adasenga, ni ugusengera abana. Kabiri akababa hafi, ubwo ni ukongera amasaha yo kuba mu rugo, yego, no kuganira n'abana, no kumenya ibibazo bafite, kumenya ibitagenda, kumenya ibigenda umunsi ku munsi. Ibyo bizamufasha iki? Bizamufasha gusobanukirwa abana ibyo bari gutekereza. Namara kubisobanukira azajya uko basobanurira. Hari ibyo azabasobanurira abereka ububi bwabyo, kuko bagiranye iki? Ubusabane, ibiganiro birambuye. Urumva icyo nacyo cyaba umuti ku mubyeyi waba warahuye n'iki kibazo. Ikindi yakora ni iki ngiki, ni gukurikirana n'abana nyuma y'uko batari mu rugo. Yego, akabakurikirana n'andi ashobora kuba bari ku mashuri aho biga, bakurikirana ashobora kuba atari no ku mashuri gusa, akaba yabakurikirana no mu kazi bakora, niba hari akazi bafite, yego, akanamenya n'inshuti z'abo bana, yego, kuko iyo amaze kumenya izo nshuti z'abo bana n'ibyo bagenderamo, biramworohera muri cya kiganiro kuba yaheraho agaragaza iki? Ingaruka bashobora kuzabona igihe bemeye kugendera mu mico cyangwa se imigenzereze y'ababa. Ko akenshi abana babana n'abacu ntabwo bakijijwe gusa, sibyo? ubaye utamenye, ubaye utagize amahirwe yo guhura n'inshuti z'abo bana, icyo twavuze ni control. Kandi biroroshye kumenya inshuti y'umwana wawe. Mbese niba basura mu ngo iwacu, nibaza gusura abana bagenzi bakina nabo se, biroroshye. Ku ishuri ugiyeyo umusuye, navuga nk'ababodinga, kujya kubaza ngo inshuti y'umwana wanjye ni indi, biroroshye. N'umupetroni yajya gute? Yamukwereka. Kuganiriza umwana ngo niki cyatumye muba inshuti, ni ibintu byoroshye, biri simple. Kandi utagaragaje umubabaro ukamuganiriza n'inshuti yawe, niki gituma muri inshuti, baragusobanurira. Hanyuma noneho nawe ukaba wajya gute? Wabiheraho umugira iki? Inama, sibyo? Njye mbona icyo nacyo cyajya gute? Cyaba cyiza. Iki kongera inyigisho zihabwa urubyiruko n'abana, ariko ukazongera aho ngaho mu rugo. Hari mu rugo, hari no kwitorera. Kuko urumva ikibazo afite pasiteri uwo nguwo, hari n'undi mukristo cyangwa se pasiteri ntabwo ayobora itorero wenyine, hari n'umudiyakoni. Bivuze ko hari n'umwana w'umudiyakoni nawe ufite iki kibazo n'icyo ngicyo. Izo nyigisho zikajya gute? Zikongerwa abo bana, yego, hari icyo byajya gute? Byafasha. Ikindi nacyo ni ugutega amatwi umwana, kumutega amatwi, kumuha umwanya akakubwira ibyifuzo byawe. Ukumva mugiye tujye tuganira n'abana, kumaza uzabiti, yego, washaka kubwira nzamucuranga, nzamukiye umupira, bitewe n'uko muri kuganira. Rero iyo muri kuganira akakubwira icyo yifuza kuba cyo, umubyeyi w'inararibonye unamubwira, yego, uko yakagombye kwitwara kugira ngo icyo kintu yifuza, yego, atazahuramo n'ingaruka mbi mu nzira. Yego, turagushimiye kandi wakoze kwitabira. Namwe inshuti zacu mwese mwadukurikiye kuri Iracyakora Official TV, nawe niba rugamba rugeze kuri Iracyakora Official TV, turagusaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ukajya kurikirana ibiganiro byacu, ushyiramo na comment tubwira uko ubyumva. Pastor, hari umuntu umvise kino kiganiro aravuga ati ariko pasiteri hari
hari ibindi bintu ngewe wenda tansubije nari nkwiriye kumwibariza ku giti cyane. Birumvikana bitewe n'iminota, bitewe n'iminota ntabwo byose twabivugaho, kimwe nuko nta watuganirije aduha ubuhamya, noneho tumusubize duhereye ku kibazo yagize gute yagize, noneho tube twamufasha, ariko aramutse ahari twamufasha by'umwihariko. Nibyo navugaga kugira ngo umuhe nimero uwo muntu aramutse ahari ku buryo yaguhamagara akagusobanuza tuze. Nimero yanjye ni 078 gatatu karindwi gatatu 50 iyo nimero wayihamagara, wanayandikira kuri WhatsApp iriho, yego, SMS ukandika, byo birumvikana. Yego, turabakunda cyane inshuti zacu. Pastor nawe turagushimiye. Murakoze, namwe ndabashimiye. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mukande subscribe inshuti zacu, abantu muje ari ubwa mbere mujye mukanda subscribe, mujye mudusapotinga, kandi mwese mwadusubscribe, mwige mwakanda subscribe, wewe wakanda subscribe, Imana ijye iguha umugisha. Mugiye kubikora Imana imuhumugisha. Hano hari filime ica kuri iyi YouTube channel yitwa Nyuma y'Ijoro Series. Ni filime igamije kwigisha kuko hakinwa ibintu bibaho mu buzima, ariko hananzurwa niba iki kintu kiramutse kikubayeho wakwitwara gute. Tugamije kwigisha abantu ese bakwitwara gute ibintu biramutse bibabayeho. Kariya mpamvu iyi filime tuyikina, ntabwo tuyikina tugamije ahanini amafaranga. Aramutse aje njyewe sinayanga pe. Urayakunda nawe? Ntabwo nyakunda, ariko ndayakeneye. Yego, oya burya wakubeshya kugira ngo amafaranga ntayakeneye, kuko amafaranga uyu munsi adufasha gukora ibintu byinshi. Ntabwo ari byose, kuko hari ibyo atagura. Urakoze cyane, niyo mpamvu ngewe ngaha agaciro amafaranga rwose kubivuze yagura byinshi, ariko ntiyagura ubugingo. Abantu bajye bakazirikana, ntabwo ari kunyenda utabivuze kandi uri pasiteri. Yakuba bajye bakazirikana, yagura byinshi, sibyo? Burya waba wanarwaye, yego, agatuma wivuza, yego, igihe uhita uhubuka, yagura byinshi, ariko hari icyo atagura, ubugingo. Pastor ararekwa ntashyira rero. Reka dusubikire aha ngaha, ibiganiro byacu naho gutaha. Turabakunda cyane. So we will run and not grow faint, we'll rise with wings like morning flame.